Bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza. Aka ni ka kanya kacu duhura tukaganira ku ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe ko yabanye natwe, nizera ko namwe mumeze neza. N'abafite intambara, ni igihe gito intambara igashira, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana igira uko irengera abana bayo, igira uko itabara abana bayo. Ubwo rero ntabwo ndi butinde cyane, tugiye gukomeza tureba ibyigisho byacu. Ubushize twize ubushake bw'Imana, twabonye ko ubushake bw'Imana, hari ubushake bw'Imana muri rusange, ariko hari n'ubushake Imana ishaka kuri buri mwana wayo. Ubwo bushake rero Imana ishaka kuri buri muntu ku giti cye, kugira ngo umuntu abashe kubumenya, abashe kubusobanukirwa, ni uko aba ari umwana w'Imana, yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we, yarihannye ibyaha. Ikindi kandi ni uko aba afitanye ubushuti n'Imana. Noneho uko agenda asabana n'Imana, uko agenda aganira n'Imana, Imana igenda imuhishurira ubwo bushake ku buzima bwe. Twabonye ko kugira ngo umuntu abashe kubumenya neza, ugomba guhinduka rwose, ugapfa kuri kamere, ukagira umutima mushya. Noneho kandi ukaba mu ijambo ry'Imana, ugasenga, ukayoborwa n'Umwuka Wera, kuko abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Uyu munsi rero turakomeza tureba n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana isohoza amasezerano, Imana yo kwizerwa, la fidélité de Dieu. Mbere yuko dutangira icyo cyigisho, reka tubanze turirimbane indirimbo ivuga ngo amasezerano yose uko Imana iyatanga. Imana twizeye ni Imana itavugira mu cyuka gusa, ahubwo ni Imana isezeranya igasohoza. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo Mana yacu ni Imana y'amasezerano. Iyi Mana yacu ni Imana y'amasezerano. Reka rero turirimbane iyo ndirimbo ya 15 mu Gakiza, ivuga ukuntu amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, kandi uko yayagusezeranyije niko izayasohoza. Reka rero turirimbe. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Yukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano ye. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano.
mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa, isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezera. Isi rero isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushywa n'abantu twizere Imana, Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi rero isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Kubyo tubona mu isi tugumana ukwizera, mw'ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera wese azabona ayo masezerano. Iyo wizeye icyo Imana yavuganye nawe, byanze bikunze urakibona gisohora. Reka rero dusangire amagambo y'Imana ari muri Petero wa kabiri igice cya mbere kuva igice cya mbere umurongo wa 19, dusome n'Itangiriro igice cya 15 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 20, hanyuma dusome na Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23, hanyuma dukomeze turebera hamwe uburyo Imana yacu ari Imana isohoza amasezerano, ngo yitwa iy'ukuri kandi yo kwizerwa. Ibyo yagusezeranyije no kubikora izabikora. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 haravuga ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho,
kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu. Itangiriro 15 kuva ku murongo wa 13 kugeza kwa 20 aravuga ngo, Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazabababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera. Ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi, ariko woweho uzasanga ba sogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Maze izuba rirenze hatakibona, ikome ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Umurongo wa 18 ariho nshaka ko tunatinda cyane. Kuri uwo munsi Aburamu, kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburamu isezerano ati, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurate, igihugu cy'Abakeni n'Abacyenizi n'icy'Abakadimoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferezi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagirugashi n'icy'Abayebusi. Hanyuma turangirize ku ijambo ryo muri Pierre wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 23 haravuga ngo, mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima kandi rihoraho. Natangiye mvuga umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana isohoza amasezerano, la fidélité de Dieu. Umwana w'umuntu ashobora kukwemerera ikintu ejo bikamunanira, cyangwa se ejo akabihindura. Wamubaza uti se bya bintu wari waransezeranyije biti? Kuko n'umwana w'umuntu arahinduka. Ejo ibyo yari yakwemereye ati ntago nkibishoboye, kuko n'umwana w'umuntu. Ariko umwana w'umuntu we ntago ameze nk'Imana. Imana yonyine niyo idahinduka. Uko yari iri ejo niko iri uyu munsi, kandi niko izahoraho. Yitwa iy'ukuri kandi yo kwizerwa. Niyo kamere yayo ntago ihindagurika. Ariko twebwe turahinduka. Hano rero mu itangiriro igice cya 15 ku murongo wa 18 niho hatubwira ukuntu ngo Imana yasezeranye na Aburahamu, ngo imuha isezerano, iramubwira iti, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu. Hanyuma hejuru yari yamubwiye ko Aburahamu yari ari gutambira Imana igitambo, noneho akajya yirukana inkongoro, noneho bigeze aho ngaho amaze kunanirwa arasinzira. Amaze gusinzira rero, kuko atabashije kurinda igicaniro cye, inkongoro ziraza zijya kuri cya gicaniro. Naho ngaho Imana yahereye rero imubwira iti, urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu, bazajya mu gihugu kitari icyabo, bazabakoresha iby'uburetwa, ariko nanjye nzabahana.
abo babakoresheje uburetwa nyuma y'imyaka 400 nzabahana. Ubuvivi bw'urwo rubyaro nirwo ruzagaruka muri iki gihugu. Iki gihugu ndakibahaye ngo kibabere gakondo. Ariko iyo ukurikiranye neza Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo va mu gihugu cyawe uze nkwereke aho umujyana, nzakujyana ahandi. Va mu gihugu cyawe njyewe nzakujyana ahandi. Irangije imuha amasezerano, iramubwira iti nzaguha umugisha, nkugize umugisha, urubyaro rwawe nzaruha umugisha, kandi muri wowe niho nzahera amahanga yose umugisha. Murumva Imana rero yari yahaye Aburahamu isezerano. Imana rero iguhaye isezerano, ni isezerano ry'ibihe, uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza. Iyo umuntu agiriye umugisha ku Uwiteka, n'abamukomokaho bose bamugiriraho umugisha, n'umuryango we ukamugiriraho umugisha, kuko ni Imana itanga umugisha uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza. Ariko bisaba ko natwe abo bana bacu tubatoza iyo Mana. Dawidi ajya kurangiza urugendo rwe yabwiye Salomo ati, Salomo mwana wanjye, jya umenya Imana ya so, imwe yakoreraga aba ariyo nawe uzakorera. Natwe rero nk'ababyeyi, iyo tugiriye umugisha ku Uwiteka, ikintu cya mbere, abo bana bawe ugomba kubaraga Uwiteka. Niba Imana ikomeza gusohoza isezerano yagiranye nawe, uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza. Noneho muri ayo amasezerano rero, Imana iguhaye isezerano kugira ngo urigereho, duhura n'intambara nyinshi, hari ibyo turwana nabyo. Reka turebe ibyo bintu turwana nabyo ibyo ari byo. Ni mu kubara igice cya 13 ku murongo wa 28 kugeza kwa 29. Kubara haravuga ngo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni nini cyane, kandi twabonyeyo Abanaki. Ku murongo wa 29 aravuga ngo, Abamaleki batuye muri icyo gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Amasezerano, kugira ngo umuntu abashe kuyinjiramo, arwana n'abanzi batatu. Abo banzi batatu ni abahe? Umwanzi wa mbere, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abantu bagituyemo ni abanyamaboko. Umuntu ahura na opposition, abantu barakurwanya. Twiga urugamba rw'umwuka, twabonye ko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'ibinyabubasha, dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru, dukirana n'abami b'ubwami bw'umwijima. Ahandi twize abanzi b'umukristu, tubona ko abanzi b'umukristu ari batatu. Tubona ko ari isi, ko ari Satani, noneho na kamere yacu. Noneho ahangaha naho hongeye kutwereka abanzi barwanya ko twinjira mu masezerano Imana yadusezeranyije. Nabo ni batatu. Hari abo bantu b'abanyamaboko batuye
muri Kanani yacu, muri icyo gihugu cyacu cy'amasezerano, muri ayo masezerano yacu hari ibihome kandi ngo ni ibihome binini, ni ibihome bikomeye, ni Yeriko. Yeriko ngo ni ahantu habera urugamba rw'umwuka, ku buryo urwo rugamba rw'umwuka nta mbaraga z'umwana w'umuntu zishobora kunesha, nta mbaraga z'umwana w'umuntu zishobora gukuraho ibyo bihome kugira ngo ubashe kwambuka ugere i Kanani, kereka imbaraga zonyine z'Imana. Umwanzi wa gatatu ngo ni Abanaki. Abanaki twabagereranya na Satani n'ingabo ze. Abo bantu, ibyo bintu rero uko ari bitatu tugomba kurwana nabyo, ariko ntabwo dushobora kubirwanisha izi mbaraga z'umubiri, ahubwo dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 haravuga ngo umwuka wera naza muzahabwa imbaraga. Iyo rero tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka wera utuye muri twebwe aduha amavuta y'imbaraga z'umwuka wera, atwambika amavuta y'imbaraga z'umwuka wera, aduha kugendera mu mavuta y'imbaraga z'umwuka wera, aduha guhagarara tugashikama mu mavuta y'imbaraga z'umwuka wera. Tudafite amavuta y'imbaraga z'umwuka wera ntabwo dushobora gukandagira i Kanani yacu, ntabwo dushobora kuba mu masezerano, mu mwuzuro w'amasezerano Imana yaduhaye, kuko tugomba kurwana n'ibyo bintu. Tugomba kurwana na Yeriko, tugomba kurwana n'abo bantu opposition baturwanya, batubloka, ariko ntabwo ari bo, ahubwo ni umwanzi ukorera inyuma yabo kugira ngo batubuze amahoro, batubuze kwambuka nyine ngo tujye mu by'Imana yaduteguriye. Noneho hakaba rero na Satani n'abadayimoni be, ya myuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ya myuka mibi ba ku isi, hahandi hose twabonye umwanzi yaciriwe na cya kimwe cya gatatu cy'abamarayika be basuzuguye Imana. Noneho ibyo bihome bya Yeriko umuntu yabigereranya n'iki? Yabigereranya n'intambara zisanzwe duhura nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abo banyamaboko twabonye ko ni abantu tubana nabo, ni abantu dukorana, ukajya ukabona umuntu arakwanze nta kintu wamutwaye, cyangwa se akakurwanya, cyangwa se akakugambanira, nta kintu wamutwaye. Amahanga akomeye aturusha ubwinshi, aturusha imbaraga, kuko Imana rero izi ko ari amahanga menshi akomeye aturusha ubwinshi, aturusha imbaraga. Ntabwo imbaraga zacu zisanzwe zabanesha, ahubwo imbaraga z'Imana nizo zibasha kubatuneshereza. Ibyo bihome, izo blocage, nta kindi kintu gishobora kubishwanyaguza ngo kibikubite hasi uretse imbaraga zonyine z'Imana, imbaraga z'umwuka wera. Abanaki, iyo myuka mibi ya Satani n'abadayimoni be, nta wundi muntu ushobora kubatuneshereza uretse imbaraga z'Imana gusa. Kubara 27 duhere ku murongo wa 18. Uwiteka abwira Mose ati, jyana Yosuwa mwene Nuni, umuntu urimo umwuka, umurambike w'ikiganza, umushyire imbere ya Eliyezari umutambyi n'iteraniro ryose, umwihanangirize mu maso yabo, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe, kugira ngo iteraniro ry'Abayisiraheli ryose rijye rimwumvira.
muri iyo nzira y'amasezerano mwabonye ko iyo tumaze kwihana ibyaha byacu tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tuba twinjiye muri ya mibereho itangaje Imana yaturemeye. None iyo twinjiye muri iyo mibereho itangaje Imana yaturemeye, Imana iduha ababyeyi baturera, kuko tuba tuvutse ngo abamwakiriye bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Tuba tuvutse ubwa kabiri. Ni ukuvuga ko mu buryo bw'umwuka tuba turi impinja. Imana iraturera, ariko muri uko kuturera iduha ababyeyi bo mu mwuka baturera, iduha ba Mose. Ahangaha urabona Yosuwa ngo yabanaga na Mose. Ahandi twigeze kwiga muri Yohana wa ibyiciro by'ubukristu. Twabonye ko umuntu arabanza akaba umwana, yarangiza akaba ingimbi, yarangiza akaba baso, bana, basore, namwe base. Abana, Yohana yaravuze ngo bana, ngo mwamenye ijambo ry'Imana, mwamenye Yesu, mwarababariwe. Noneho ba basore bo ni babandi baba bafite imbaraga, baba bagiye mu butayu, baba baraye mu makesha, baba biyirije iminsi 40. Noneho ba basaza bo baba bamaze gucika intege, baba basigaye bigendera buhoro buhoro. Nuko ibyo byiciro rero, iyo mikurire y'umukristu, Imana ntabwo umukristo ahita avuka ku kanya wahita azamuka nyine agere kuri icyo cyiciro cy'abadirt. Oya, ahubwo Imana imushyira hafi abantu bamurera, bakamurera, akava mu bwana akajya mu bugimbi, yarangiza nyine akaba umuntu mukuru. Noneho iyo Josue umubyeyi we yari afite yari Mose. Noneho niyo mpamvu Imana yamubwiye iti, Mose hamagara Yosuwa, ni umuntu ufite umwuka w'Imana, hanyuma umurambikeho ibiganza, niwe uzageza ubwoko bwanjye mu gihugu cy'amasezerano. Ya masezerano Imana yari yarahaye Aburahamu, hariya twabonye mu Itangiriro igice cya 15. Imana yongeye kwibuka isezerano yagiranye na Aburahamu nyuma y'imyaka 400. Nibwo ibwiye Mose iti, sengera Yosuwa kugira ngo azambutse ubwoko bwanjye abugeze i Kanani, abugeze mu masezerano nasezeranyije sekuruza Aburahamu. Kuva igice cya 3, Imana yongeye kwibuka isezerano yagiranye na Aburahamu. Ni Imana yibuka ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Nyuma y'imyaka 400 yibutse rya sezerano Imana yahaye Aburahamu. Twasomye mu Itangiriro igice cya 15 ku murongo wa 18. Imana irongera iraryibuka, iragenda isanga Mose, iramubwira iti, kandi Imana ibwira Mose iti, abe ariko uzabwira Abisiraheli uti, Uwiteka Imana y'abasokuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka. Imana isohoza amasezerano. Imana yibuka ijambo ryayo ibihe n'ibihe, na nyuma y'imyaka 1000 iryo jambo yavuganye nawe niyo waba utakiriho, Imana ibikiryibuka kandi izarisohoza no ku rubyaro rwawe, uko amasekuruza azagenda asimburana n'amasekuruza. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwa icyubahiro, kuko ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'amasezerano. Iyo umaze guhinduka icyaremwe gishya, iyo umaze guhinduka umwana wayo, mukorana amasezerano, iguha amasezerano.
iyo uyibaye ku mutima iguha amasezerano, ariko biterwa n'imibanire yawe n'abana n'umubyeyi. Muzabirebe, ntabwo abana bose babana kimwe. Hari umwana umuba hafi, hari umwana umuba ku mutima. Wa mwana rero uba ku mutima w'umubyeyi, hari ibintu byinshi burya abona abandi batabona. Iyo umutumye ku isoko ukamubwira uti genda ungurire inyanya, amafaranga 5 asigaye uramubwira uti genda uyagure bombo. No ku mana nuko bimeze. Ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete barayibona. Naho iyo uyimenye gusa ukajya wirirwa mu by'isi, ikurekera aho ngaho. Uyu ufite umutima uyishaka, umutima uyegera, nibwo igenda iguhishurira ibiri ku mutima wayo, nibwo igenda iguha amasezerano. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro kubwo gukiranuka kwayo, kubwo kudahinduka kwayo. Yo ntabwo imeze nk'abana b'abantu. Ikindi, iyo Imana ikubwiye ngo nzaguha umugisha, iyo Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, ntabwo ari ukugira ngo wishimishe. Imana y'ibireba kure kure kure. Imana ibwira Aburahamu ngo nzaguha umugisha, nkugize umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzamuha umugisha. Muri wowe niho amahanga yose azahabwa umugisha. Imana hari icyo yari ikurikiranye muri Aburahamu. Imana hari icyo yari ikurikiranye mu rubyaro rwa Aburahamu. Imana ibwira Yozefu ziriya nzozi yagiye imuha, akarota ngo bamwikubise imbere, yabategetse, yabayoboye. Byaje gusohorera hariya muri Egiputa. Ariko Imana ntabwo yagira ngo gusa Josefu azabe premier ministre birangirira. Oya, Imana yo yarebaga yanzara izatera muri kiriya gihugu cy'Abayisiraheli. Noneho Yosefu akaba ari we uzakiza ubwoko bw'Imana inzara, kuyiza kubica. Isezerano yari yaragiranye na Aburahamu ntabwo ryari gusohora. Iryo sezerano Imana yari yarahaye Aburahamu ko amahanga yose azaherwamo umugisha, ryasohoreye hehe? Ryasohoreye hariya muri Matayo igice cya mbere. Reka mpabasomere mwumve. Ryasohoreye he? Muri Matayo igice cya mbere. Reka dusome twumve. Amazina y'abasokuruza ba Yesu. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Ni birebire cyane ntabwo ndi bubisome ngo mbirangize, ariko iyo ugeze ku gice ku murongo wa 17 haravuga ngo nuko basokuruza bose uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri Dawidi ni 14, kandi uhereye kuri Dawidi ukageza igihe bimuriwe i Babuloni ni 14, kandi uhereye icyo gihe bimuriwe i Babuloni ukageza kuri Kristo ni 14. Ku murongo wa 18 hakavuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira iti, siga igihugu cyawe, siga nyoko, siga so, siga bene wanyu, uze nkwerekaho nkujyana. Irangije rero nibwo Aburahamu imaze kumubwira aho yubaka igicaniro. Ni ukuvuga ko yashatse ubushuti n'Imana. Amaze kubaka igicaniro, Imana yajyaga imusura nyine muri ubwo busabane, niho yamuhereye ririya sezerano. Iramubwira iti, nzaguhaye umugisha, nkugize umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhe umugisha nzamuha umugisha, kandi muri wowe niho amahanga yose azahererwa umugisha. Urumva rero Imana yaje kubisohoza.
iduha Yesu mwene Aburahamu mwene Dawidi. Yesu muzi ko yaje kutubera umugisha, yadupfiriye ku musaraba i Golgota, adukura mu bubata bwa Satani. Abamwizeye baracungurwa, atubera umucunguzi wa bugufi, atubera umukiza, atubera umwami, aduha ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya! Murumva ukuntu Imana ni Imana isohoza amasezerano, kandi ni Imana icyo yaguhaye, icyo yagusezeranyije ntago ari luxe, ntago ari ukugira ngo wifeze plaisir, ahubwo ni ukugira ngo uzabe une source de bénédiction. Nimba ikubwiye ngo nzaguha akazi, nimba ikubwiye ngo nzaguha ubutunzi, ntago ari ukugira ngo wowe wishimishe, ugende uguremo imodoka nziza, ugende uguremo inzu nziza, ujye wishimisha n'abana bawe n'umugore wawe n'umugabo wawe. Oya, ahubwo ni ukugira ngo ube umugisha. Iyo Imana iguhaye umugisha, ni ukugira ngo nawe ubere abandi umugisha. Isezerano Imana iguhaye ntago ari wowe ibireba gusa, ahubwo n'icyo wowe igushakamo. Imana yacu ishimwe kandi habwa icyubahiro. Imana yacu ni iy'ukuri kandi niyo kwizerwa. Reka twongere dusome muri Itangiriro 49. Ni igihe Yakobo yendaga gupfa. Noneho muri uko kwenda gupfa, yahamagaye b'abana be uko ari 12. Buri mwana yagiye amurambura, ngo yarabahamagaye, noneho ngo abaramburiraho ibiganza, arabasengera. Amaze kubasengera, uko yagiye asengera buri mwana, yagiye amuhanurira, yagiye amubwira. Noneho ageze kuri Yuda, reka wenda bariho dusoma cyane kuko niho hatureba cyane, ku murongo wa 10. Ageze kuri Yuda aramubwira ati, reka duhere ku murongo wa 8. Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye, uvuye mu muhigo, yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo niwe amahanga azumvira. Aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu, urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu, amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Mu rubyaro rwa Yuda. Muzi ko Yesu akomoka hehe? Akomoka mu rubyaro rwa Yuda. Nimusoma hariya muri Matayo igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 17, nimureba ya masekuruza, murasanga ko Yesu ava mu rubyaro rwa Yuda. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayataraza. Nyirayataraza yari nde? Nyirayataraza yari Yesu. Yesu rero yaraje afata ubwo butware, yaraje afata ubwo bwami, kandi Imana muri uko gusohoza amasezerano yayo, uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, yari yarasezeranyije Dawidi ko ingoma ye itazahanguka. Ingoma ya Dawidi ni ingoma y'iteka ryose, kuko uyicayeho ni Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda. Hano mwabonye ko ngo Yesu ameze nk'intare, intare y'ingore ibundamye, intare yo mu muryango wa Yuda.
murumva Imana dukuremo kwikunda rero. Nimba Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, umenye ko ikubwiye ko izakugirira neza kugira ngo ugirire neza abandi. Iyo iguhaye akazi, ubwo hari abariye, hari abana bagiye kujya kwiga, ba bana b'abamayibobo, Imana ibigira ngo nawe ku mafaranga make uhembwa ukureho 1000, uwo mwana ye kuba mayibobo agenda ajye kwiga. Noneho maze gusoma iri jambo riri mu itangiriro, nahise nibuka ijambo Imana yegeze kumpa, irambwira iti jya ufata abana bawe ubarambikeho ibiganza. Ntabwo nari nabisobanukiwe. No muri Timoteyo Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 22 haravuga ngo ntukihutire kurambura ibiganza byawe. Mu biganza byacu harimo imbaraga. Imana rero itwihanangiriza muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 22 kudapfa kurambika ibiganza ku bantu. Ahandi ni muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere, naho Paulo yabwiraga Timoteyo ngo reka impano ikurimo yake, ngo imwe waheshejwe no kurambikwaho ibiganza. Iyo umurumva uko kuntu Yakobo yaramburiyeho abana ibiganza bye, Imana yahise iha umugisha buri mwana, iyi kandi imuha isezerano buri mwana ku giti cye, buri mwana ku giti cye. Imana yakurikiranye uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza kugeza igihe bisohoreye. Imana rero iha agaciro gakomeye ababyeyi, kuko imigisha yacu, amasezerano yacu ari mu biganza by'ababyeyi bacu. Tugomba kububaha, kuko biri mu kutubaha umubyeyi wawe ni itegeko Imana yaduhaye rifatanye n'isezerano. Kutubaha umubyeyi wawe, Imana ishobora kuba yaragusezeranyije ibintu byiza, Imana ishobora kuba igufitiye imigambi myiza, ariko iyo mibanire mibi yawe n'umubyeyi wawe igatuma uzerera mu butayu. No mu butayu habonera imbaraga z'Imana, ariko ntabwo winjira mu mwuzuro w'amasezerano yawe neza uko bikwiye. Imana rero idufashe. Hari utuntu duto tudakora attention mu minsi y'imperuka, ngo abana bazaba ibyigenge ntibazaba bumvira, ariko Imana idufashe n'abana tujye tubasengera. Kenshi ntabwo baba banabizi, kugira ngo ibyo bintu, kenshi hari n'igihe umuntu aba victime y'ibintu atazi. Mubona ko ahantu tugenda tugana ni habi, isi igenda iba mbi. Kubera iki? Abantu bataye repère. Kubera iki? Kubera ko nta muntu ukimenya icyo kubahwa n'icyo kutubahwa. Ntabwo umwana akimenya nimba agomba kubaha abamuruta. Reka da. Kera umwana yakoraga amakosa ukamubaza uti iwanyu nta bakuru bahaba. Ubu byarahindutse, biteye ubwoba. Ariko Imana yongere idufashe, itugarure mu ijambo ryayo, kugira ngo amasezerano Imana yatuvuzeho, ijambo Imana yatuvuzeho irisohoze. Nk'uko twabibonye muri Petero, iyo Imana iguhaye isezerano ibiguhaye imbuto, ni imbuto itabora. Noneho iyo mbuto ugomba kuyibagarira. Muri uko kuyibagarira rero harimo no kubaha ababyeyi bawe. Kugira ngo rero iyo mbuto ibashe gukura bisaba iki? Kugira ngo iyo mbuto ibashe gukura bisaba igihe. Hari abantu Imana ibwira amasezerano uyu munsi akumva azahita asohoreje. Oya, muzarebe Joseph muri Zaburi 105 umurongo wa 19 aravuga ngo iryo isezerano rye ngo ryaramugeragezaga ngo kugeza risohoye. Iyo Imana iguhaye isezerano rirakugerageza, rikakugerageza kugeza risohoye. Ariko
ugomba kuzirikana ko imana yacu ni imana y'ukuri kandi ni imana yo kwizerwa, ni imana isohoza amasezerano. Ikindi cya kabiri, bisaba kwishyura ikiguzi. Tu dois payer le prix. Ako ntabwo ari amafaranga. Oya, ahubwo ugomba gufata igihe nyine. Ibintu byose ni ugufata igihe, ugasenga, ugahinduka, kuko muri ubwo buzima Imana iduhamagara dufite akajagari. Ako kajagari rero kari muri twebwe, Imana igenda igakuramo iduconga kugeza igihe dukuriyemo ibuye rizima. Ibuye rizima izubakisha, kuko ngo turi amabuye mazima. Ibuye rikomeye rikomeza imfuruka ni Yesu Kristo. Ndibuka rimwe Imana yari yansezeranyije, none maze kunsezeranya ikintu, hacamo intambara, impa ijambo riri muri Yesaya ya 29 ku murongo wa 22 kugeza ku wa 24. Reka tuhasome mwumve ukuntu Imana yambwiye iciye mu ijambo ryayo, kuko nta handi ivuganira natwe, ni mu ijambo ryayo. Noneho irangije ijambo rivuga ngo nicyo gituma Uwiteka wacunguye Aburahamu avugira inzu ya Yakobo ati, noneho Yakobo ntazakorwa n'isoni, kandi mu maso he ntihazasuhererwa, kandi we n'abana be nibabona ibyo nkorera muri bo bazeza izina ryanjye, ni koko bazeza Uwera wa Isiraheli, kandi bazatinya Imana ya Isiraheli. N'abayoba mu mitima yabo bazahinduka abajijutse, n'abinuba bazemera kubwirizwa. Kubera iki? Mu 1999 twabaga ahantu bita Kuryanyuma. Noneho Imana yatunyujije mu mashuri nk'uko nabibabwiye muri témoignage nabahaye, bigera igihe badusohora mu nzu. Noneho bamaze kudusohora mu nzu, numvaga mfite ubwoba, numva mfite ikimwaro, numva mfite isoni. Noneho igihe nari ndi gusenga, ndi kubwira Imana nti, koko Mana, ko wampamagaye ukambwira ko ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo kugira icyo ukora mu buzima bwanjye no mu bugingo bwanjye, none si ibi nibyo wambwiye? None se Mwami, ko wambwiye ko ushaka kwihesha icyubahiro muri njyewe, Mana yanjye, uku koko niko kwihesha icyubahiro muri njyewe? Ubwo turasenga, ariko urabona iyo umuntu ufite bene wanyu baba mu mahanga, ukavuga uti, bari bene wacu baba muri Amerika, muri Canada, mu Bubiligi, bazadutabara. Noneho Imana, ubwo turi gutabaza, Imana impa ijambo riri muri Yesaya n'ubundi 31, irambwira ngo bazabona ishyano abamanuka bajya mu Egiputa kwitabariza, bakibagirwa Uwiteka Imana yabo. Numva Imana inkozeho, irambwira iti, nzakwitabarira, njyewe nzishakira igitambo. Kandi koko Imana yaje kwicira inzira, yishakira igitambo. Aho hantu turahava, kuko twagombaga kuhava, kandi nta n'amafaranga yo gukodesha indi nzu dufite. Imana ica muri mwene data atwishyurira inzu, turimuka turahava. Mbere yuko tuhimuka, impa irindi jambo naryo nshaka ko dusangira kugira ngo mwumve la fidélité de Dieu. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 51 n'ubundi. Reka duhere ku murongo wa 9, umwumve ibintu Imana yambwiye. Ni muri 99 ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu. Irambwira ngo, kanguka wambarane imbaraga, wa kuboko k'Uwiteka we, kanguka nko mu minsi ya kera, nko ku ngoma z'ibihe byashize. Si wowe se watemaguye Rahabu
ugasogota cya kiyoka? Si wowe wakamije inyanja y'amazi maremare y'imuhengeri, ukarema inzira imuhengeri ku butaka bwo ku nyanja ngo abacunguwe bayinyuremo? Nuko abo Uwiteka yacunguye bazagaruka bajya i Siyoni baririmba. Umunezero uhoraho uzaba ku mitwe yabo, bazagira umunezero n'ibyishimo. Umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga umuhashya. Njyewe ubwanjye, aho nshaka kugira ngo mbakomereze ni ahangaha ku murongo wa 12. Aha yarabanje inyibutsa imbaraga zayo. Ku murongo wa 12 irambwira iti, njyewe ubwanjye ninjye ubahumuriza. Uri muntu ki utinya umuntu kandi azapfa? Uzi kurunguruka mu idirishya ugasanga nyirinzu agutegereje hanze? Uratitira ugatinya gusohoka. Ariko Imana yarambwiye icyo gihe, nari mfite umwana w'uruhinja ufite amezi 2. Irambwira iti, njyewe ubwanjye ninjye ubahumuriza. Uri muntu ki yewe utinya umuntu kandi azapfa, ugatinya n'umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi, ukibagirwa Uwiteka wakuremye, ari we wabambye ijuru agashyiraho n'imfatiro z'isi, maze ukiriza umunsi watinye uburakari bw'umugome iyo yitegura kurimbura. Mbese uburakari bw'umugome butwaye iki? Abanyagano b'ibicibwa bazabohorwa vuba, ntibazapfa ngo bajye muri rwa rwobo, kandi ibyo kurya byabo ntibizabura. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ntera imiraba kuzikuka mu nyanja igahorera. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, kandi impaye na misiyo. Ku murongo wa 16, kandi nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ngutwikirije igicucu cy'ukuboko kwanjye kw'iburyo, kugira ngo ntere ijuru rishya, nshinga imfatiro z'isi nshya, mbwira Siyoni nti muri ubwoko bwanjye. Murumviye Imana ni Imana. Iyo miyaga n'imiraba, ibyo bibazo n'ibiki byose, Imana irabifata, niyo ibigenzura, niyo ibigenza. Kandi yarambwiye iti, icyo gikombe cy'ibisindisha n'ibidandabiranya ntabwo uzongera kugisomaho ukundi. Ngihereje abakubwiraga ngo rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega inzira, ugatega umugongo nk'inzira y'abagenzi. Irongera irambwira iti, nkuye inzara n'ubukene mu rugo rwawe. Kuva icyo gihe, kuva iyo tariki y'ibivuga, nta nzara nta bukene byongeye kuba iwanjye. Imana rero ishimwe. Imana ishimwe. Yobu niwe wavuze ngo ibyo natinyaga nibyo bimbayeho. Nanjye natinyaga ikimwaro, ngatinya isoni, ariko Imana ibikunyuzamo kugira ngo uzabone uko ukomeza abandi. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nguhaye kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanya? Duhagarare twembi. Umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami niyo izampagarikira, ninde uzantsinda? Ninde uzagutsinda nimba Uwiteka aguhagarikiye? Ninde uzakurwanya ngo gushobore Uwiteka ari kumwe nawe? Twabonye ko abana b'Imana bemera kuyoborwa na Kristo, ngo nta kigeragezo kitari rusange, ariko hamwe n'icyo kigeragezo Imana ica inzira, ica kanzu. Imana iba yaraguhaye ba Mose bakuba hafi. Imana iba yaraguhaye ba Paulo bakuba hafi. Imana iba yarashyize abarinzi
ngo yewe Yerusalemu we kiza abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro kugeza igihe nzakuremera ishimwe. Muhumure rero, nimba hari icyo Imana yavuganye namwe izagisohoza. Ntabwo izemera ko mukorwa n'isoni, ntabwo izemera ko musuhererwa mu maso, ntabwo izemera ko muhinda umushyitsi, ahubwo mu gihe gikwiriye izitamurura, mu gihe gikwiriye izicira inzira, mu gihe gikwiriye izihesha icyubahiro. Imana yacu ishimwe kandi uhabwe icyubahiro. Muri ibyo rero, iryo ni isezerano rirakugerageza kugeza igihe Imana irisohoreje, kugira ngo ya magambo yashyize mu kanwa, ya magambo yayo yashyize mu kanwa kawe ibashe, igihe gikwiriye muzambone ndahangaha. Yajyaga imbwira iti nguhaye mikoro uzajya uvuga, ariko ubwo yari irimo ishyira amagambo yayo mu kanwa kanjye kugira ngo mbashe kubabwira, namwe mukomere, mwizere kandi mwiringire iyo Mana, Imana y'ukuri, Imana yo kwizerwa. Ni byinshi. Iryo sezerano ngo ryaramugeragezaga. Yosefu baramuziritse bamuta mu cyobo, umugore wa Potifari aramubeshyera, bamujyana muri prison, ariko yavuye muri prison Imana isohoza za nzozi yari yarabonye, imugira umutware. Imana yacu rero ishimwe. Ikindi cya gatatu ni experience. Akenshi Imana irakubwira iti, murabona Imana ibwira Mose, yaramubwiye iti Mose genda ujye kubohora ubwoko bwanjye. Kandi Mose yari yarigeragereje, muzi ko yagiye gukiza umuyisiraheli, umunyegiputa yari ari gukubita, yakundaga no kurekonsiliya bene wabo, ariko bakamubwira bati se wowe bite byawe, ninde waguhamagaye? Amaze kwica umunyegiputa noneho, kandi ubwo yari agiye gutabara bene wabo, akubita umunyegiputa arapfa. Bajya kumurega kwa Farawo, nyuma agira ubwoba arahunga. Muri uko guhunga rero yaragiye amara imyaka 40 mu butayu. Imana yari irimo imwigisha. Igihe kigeze iramubonekera. Imaze kumubonekera niho yamwibwiye iti ndi Imana ya sogokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ngutumye ku bwoko bwanjye, numvishe gutaka kwabwo, numvishe kuniha kwabo, genda ubatabare. Noneho Mose atese ko ntazi kuvuga. Imana iramubwira iti nguhaye Aroni ngo akubere akanwa, wowe uzaba Imana, hanyuma waba akanwa kawe. Irangije iramubwira iti se ufite iki? Ati mfite inkoni. Irambike hasi. Ayirambika hasi ihinduka inzoka. Ati yifata umurizo. Afata umurizo, inkoni irongera iba inkoni. Inzoka irongera ihinduka inkoni. Tifata ikiganza cyawe. Afata ikiganza, itigishyire mu gituza cyawe, agishyizemo kizaho ibibembe. Atongera ugisubizemo, bya bibembe birongera biragenda. Hariya rero Imana yari irimo imwigisha imbaraga zayo. Imana yari irimo imwigisha imikorere yayo. Noneho bamaze kugera imbere y'inyanja, barasakuza bati turanyura hehe? Mose agiye kubwira Imana, Imana iramubwira iti se niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Rambura inkoni yawe hejuru y'amazi. Mose afata ya nkoni, ayirambuye hejuru, inyanja icikamo kabiri. Mose yari afite ya nkoni, ariko ntabwo yari azi ko Imana yashyizemo ububasha bubasha gucamo inyanja mo kabiri. Nanjye rero byigeze kumbaho, urumva yajyaga imbwira tujye ufata abantu barambikeho ibiganza ubasengere. Noneho muri iyi minsi imbwira iti haguruka igihe kirageze. Ariko nkagira ubwoba, nkatinya. Noneho rimwe irambwira iti ariko ngerageza wowe, ngerageza urebe. Rimwe rero umutware wanjye arwara ijosi. Ijosi imbere kubyuka bikamunanira. Byamara kumunanira ijosi akarifata akabyuka riteruye. Ntabwo yashoboraga kweguka nk'uko bisanzwe. Yagombaga kurifata akariterura n'amaboko abiri gutya akabona kubyuka.
noneho ndavuga ariko se ko Imana yambwiye iti ngerageza nanjye kuko wabikora. Ubwo ndafata rya josi ndirambikaho ibya biganza ndarisengera, ndavuga nti Imana ryongere rifatane, yongera abyuke nk'uko bisanzwe, amere nk'uko yari ameze. Kuva uwo munsi ijosi ryarongera rirafatana, rirongera riba rizima. Urumva rero kenshi Imana hari ibyo iba yarakubwiye ariko rimwe na rimwe ukanatinya, ariko uba ugomba gushyira mu bikorwa ibyo yakubwiye kugira ngo ubashe kumenya ko ibyo yavuganye nawe ari iby'ukuri. Imana rero ishimwe kuko ibintu by'Imana biratangaje. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa. Imana rero ishimwe, ni Imana iduhamagarira ibintu bisobanutse, kandi Imana yacu twabonye ko itandukanye n'abantu. Umwana w'umuntu ashobora kugukunda uyu munsi, ejo akakwanga. Ashobora kugusezeranya ikintu, ejo wajya kumubwira ugasanga byahindutse, ariko Imana yacu yo ntago ihinduka. Ikindi, Imana ni Imana yibuka ijambo ryayo ibihe n'ibihe, kandi ni Imana y'amasekuruza. Nimba igiranye isezerano nanjye, izarikomereza no ku bana banjye, bikomereze ku buzukuru, bikomereze ku buzukuruza n'abuzukuruza n'abuzukuruza. Mujya mwumva bagiye bakora ibintu bya gipagani kera, ibyo bita za karande. Muzi ko bigenda bikurikirana abantu de generation en generation. N'Imana rero isezerano ryayo naryo ni de generation en generation. Ariko bisaba ko Imana yawe ubwira abantu uti bana banjye mumenye Imana yanjye. Iyo Mana yanjye aba ariyo mukorera. Abana nabo nimba warabibatoje, nabo iyo Mana bazayiraga abana bayo bazayigira. Yego hari abajya bavuga ngo Imana nta buzukuru zigira, nibyo, ariko wowe ku ruhande rwawe icyo ugomba gukora nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza akigenderamo. Kora uruhande rwawe uko ubishoboye, ubundi ukomeze ubasengere kugira ngo Imana ibagumishe mu nzira zayo, kandi bagumishe mu isezerano yagiranye nawe. Imana yacu rero ishimwe. Ndangirije ahangaha kandi habwe icyubahiro. Ariko mbere y'uko nsoza, dusangire amagambo abiri. Kubara igice cya 23 umurongo wa 19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizakora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Noneho ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 11 haravuga ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye. Hari ibitangaza, hari n'ibitangaza bikomeye. Imana iyo hari icyo yavuganye nawe, iyo hari ijambo yavuganye nawe, iririnda ibihe n'ibihe, irarikurikirana n'imbuto kugeza igihe rikuriye rikaba igiti cyera imbuto, ukaba umugisha nawe ukazaba umugisha. Noneho ikagukoresha ibitangaza, ngo ikagukoresha n'ibitangaza bikomeye. Byageze igihe Pawulo ngo abantu bagenda bagafata iyi myenda ye bakayikoza ku mubiri we, bayikoza ku barwayi, abarwayi bagakira. Bayikoza ku bimuga, ibimuga bigahaguruka bigakira. Niduhagarara mu isezerano, Imana yihori ntayihinduka, nitwe duhinduka. Ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Ariko nuguma mu isezerano Imana yaguhaye, ugakomeza ukayizera, ugakomeza ukayiringira, ugakomeza ukayitegereza, ntabwo uzakorwa n'isoni. Kandi ibyo yavuganye nawe izabisohoza, kandi ngo izakomeza no kugusohoreza amasezerano, kuko ibintu by'Imana ni ruto. Ntabwo ibi amasezerano yose yahurutura ngo ihite yarangiza. Ni ruto. Ariko byanze bikunze umwuzuro w'amasezerano wose
uwugeramo. Yozefu igice cya 45 umurongo wa 13 yabwiye bene se ati muzagende mubwire kandi muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa, muzamubwire ibyo mwabonye byose kandi muzatebutse data mumuzane hano. Muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite. Imana iyo iri mu gusohoreza amasezerano ikwambika ubwiza bwayo, ikwambika igikundiro cyayo, ikwambika icyubahiro cyayo. Yozefu rero nawe yari amaze kugera mu mwuzuro w'amasezerano, avuye muri prison, abaye premier ministre, bene se baje basuhutse, baje gusaba ibiryo, arababwira ati muzagende mubwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa. Iyo Imana imaze kutwinjiza mu mwuzuro w'amasezerano, icyubahiro cyayo kiba ubwiza bwayo buragaragara. Imana rero idufashe kandi iduha imbaraga, iduha amavuta y'imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kwinjira mu mwuzuro w'amasezerano Imana yaduhaye kandi icyubahiro cyayo cyose kigaragara. Na Pawulo nawe yarabivuze mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 13, aravuga ati ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye kuko ndi intumwa mu banyamahanga. Ubwiza bw'Imana, icyubahiro cyayo. Iyi Imana iri kwinjiza mu mwuzuro w'amasezerano yayo, irakubahisha n'ibyawe ikabyubahisha. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Amen. Tuzakomeza. Reka dusenge Imana yacu. Imana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje. Turagushimira ko uri Imana itabeshya. Turagushima ko uri Imana idahinduka. Turagushima ko uri Imana isohoza amasezerano, ngo witwa ukuri kandi wo kwizerwa. Nta nubwo uri umuntu ngo ubeshye, ntabwo uri umwana w'umuntu ngo wicuze ibyo wavuze, ahubwo mwami ijambo warivuze uririnda ibihe n'ibihe kugira ngo urisohoze. Ndagushimye rero ko udusohoreza amasezerano. Nsengeye abera bawe mwami, nsengeye abatentebutse, nsengeye abarimo kugeragezwa n'amasezerano wabahaye, kugira ngo ubagenderere Uwiteka Imana Nyiringabo, ubuzuza amavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera, ubambika amavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera, ubahe guhagarara no gushikama mu mavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera. Mana, ibitaguhesha icyubahiro byose, ibituma bazerera mu butayu, ibituma batinjira mu mwuzuro w'amasezerano wabahaye, ibyo byose ubikureho kugira ngo ubwiza bwawe, kugira ngo icyubahiro cyawe Mana kigaragare mu izina rya Yesu. Mana, nsengeye abarwayi aho bari hirya no hino, kugira ngo urambure ikiganza cyawe mwami ubakize. Nsengeye abarushye n'abaremerewe, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ubagenderere ubaruhure. Abatentebutse amaboko yabo yakomeze, abafite amavi asukuma ayo mavi yabo yakomeze, abafite imitima irushye Mana ubaruhure, ubahe imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu Kristo. Amen.